ngize ikibazo cyo kujya ntwara iyi modoka bitewe n'uburyo boss adakunda gutwara imodoka ntoya. Utaua mtu. Uyu bakaba bamwita Bamenya. Murakoze mugume hamwe none kumbaza ndabizi karangira mbisubize usubizemo biki icyambe bye bigoranye cyane baje none hanyuma urukanye inyuma ihari ubu ngubu icyo kintu kizwi kuba cyakora kuko ikigo cyo kirimo ukuvuga ngo harimo imodoka ebyiri hari imodoka ya Kecha kuba na series cyangwa se imodoka yatsindiwe niba yuko ni ibintu byiza cyane bimeze cyane yaziga cyangwa se ariko abantu bakibaza gute bihurirana bamenya series Kecha na Bamenya begukanye imodoka nanga nirebana birahurira na bose na mispo y'abana harimo ababyara umwana umwe n'ababyara birubangwa igihe n'ibintu bikakuzira byose cyane ahubwo twavuga ko ni like birasobanura iki birereka iki abandi basineaste bamenya byo birerekana nka brand imeze gute cyane ko itakiri filimi gusa Félicitations kana merci baravuze félicitations ikintu bivuze mu Rwanda rwa sinema n'umbaje rusange ni ukuvuga ngo ntabwo iyi ari competition yo kuvuga ngo kabaye uyu munsi ni ngewe ejo ni Kiramani ni Kasaba turasapotinga kuba nyine tubakora ngo ngo yahigitse bariya mu ntabwo nabaye nabahigitse rero tunari kumwe bambagana hafi muri bo noneho ngewe nzi n'abandi umwe muhatanye yes mo n'abandi bambwiye ati go genda wowe ejo ngurangejeje ubundi na musapoti ubundi twamaze kurenga icyiciro cyo kumva yuko tugomba kujya muri competition cyane tugomba kuba family mu kintu kimwe twavumbuye ko tumutse duhahiye hamwe twese no twese twagiye kumva dusenya umugozi twahahira hamwe kandi bikacamo hanyuma ni ubwa mbere cyangwa se ntabwo inshuro nyinshi mu Rwanda muri mu bintu bya sinema hatanzwe umugisha noneho uri kubona sinema irimo gutera imbere n'iki ubona wakwishimira ubwana bwa sinema icyo twishimira cyo n'umuturage wese yakwishimira aho twavuye turahazi twakoraga mu gikari kera mu mwaka 20 muri sinema ngenzi byinshi hari igihe twigeze kuba turi kumwe n'abakiyama n'abakabutura bakoze bose dushoranye ku murongo turi mu modoka yacu turavuga ati kandi kera wenda twakaga bifite ubundi umuntu ufite imodoka yari ndende kenshi niyo tuba dutwara rero kuba muri sinema hajemo mu modoka ni byiza cyane mu competition ndetse n'urwego rwimutse kuvuga ngo sinema yazamuye urwego ubwo wari kuri stage wanavuze ko mu bamwe mu bantu ushimira ni famiye ubwo baguha amafaranga ya buri kibanza wayijyaniye muri sinema uruganda rwa sinema ruri riyaebo ku buryo umuntu yarushoramo nyine rurizewe ni ishoramari risesuye nk'uko kandi washora ubundi ugiye gukora ishoramari cyangwa barabiza financial habamo kunguka no guhomba byose babyandikamo ibyo wungutse n'ibyo wahombye hano muri sinema ni welcome ushobora gushya cyangwa ugakira
niko bimeze ntaze nukemeraho nta tekinike zirenze ziba zihari ni nk'uko wajya mu gakinjiro ugacuruza ni nk'uko washinga iduka mu gakinjiro ugakembaho ukazahenga kandi wari bwo bwa mbere ugiye bavuga ngo ni ubuzima busanzwe ubundi mujye mubifata nk'aho ari industry bavuga ngo free industry ni area nko muri free zone umuntu wese uriya twe dufite free zone yacu natwe n'abantu bacu bakoramo rero ni uruganda rufunguye wese yaza agashamo imari kandi bikagenda neza cyane ubundi muri sinema abantu benshi bagiye kubona impinduka nabi nigeze kujya ku muhanda umunsi umwe mbona abantu bose bari ku byapa mbona abantu bamamaza n'amanuka nkatambara sabe na kiyamana biri ku cyapa cyamamaza uruganda rumwe papa sava yamamaza uruganda rumwe bamenye ko undi ruganda nsanga ibyapa byose byo mu Rwanda biriho abakinnyi ba filime gusa ndavuga ati uruganda barwitayeho neza rugakura baba ikintu gitangaje kuko ubundi sinema mu bindi bihugu ibifitemo ingengo y'imari mu gihugu ntabwo igihugu kigenera ingengo y'imari iyo irakora igaha ingengo y'imari igihugu niho bazagenderamo muri Amerika uziko amafaranga ava muri sinema akajya mu gihugu urabizi ko noneho muri Nigeria niko bigenda none Nigeria ikintu kiba gitangaje kimwe nuko peteroli bafite cyane ariko sinema yinjiza amafaranga menshi kimwe cyiza bafite amabuye y'agaciro bafite amapeteroli kuko ugiye kwanga ikintu kije amafaranga menshi ntabwo sinema yinjiza no muri Amerika nuko sinema rero natwe twitayeho twagira amafaranga menshi atembe n'urukundo no turaka urukundo aba producer noneho nyuma n'abakinnyi tukajya kugira urukundo rwinshi ahatana rizaba abaza ubuzuzanye maze dukorere hamwe kandi ni iki musaba minisiteri ya art ubwo wari bamaze kubereza igihembo ubu bamwe mu bantu bashimiye harimo Clapton kuba ari competitive ari mu bagutera imbaraga zo gukora ariko se bisobanuye iki kuba Clapton umwe mu bantu twafata nk'ari banini ariko akaba yabaye wa gatatu duturitse inyuma n'amanota 17 kandi adufite abafana n'umwe mu bantu bafite abafana banini urabona biri buze gutanga iyo shusho yemara support niwe wagutoye bavugaga yemara abandi kuko yemara support yemwe imbaraga rega zende zihabwa abandi iyo twamaze kuvumbura umuvuno wacu twavumbura umuvuno wacu ntahangana turimo ahubwo turimo turashaka ko ibintu byajya mu nzira zabo reka turabizi n'izi modoka tuzana bari hanze bazishakaga batangiye guhamagara abakinnyi muze tubashoremo reba ko tujyane muri karenti tuyayigurishe bro ufite amafaranga hanyuma hari umuntu ushaka kumva ko ubu ngubu ibintu bwemere birasikiye izi modoka bavuze ko arangaye kandi 16 wanyine bari ebyiri 26 ese mwateranyije amajwi yanjye na ketchup musanga dufite angahe ayawe nabonye bigera kuri 16 abavandimwe mwahagaritse abandi twebwe ni ukuvuga ngo batari muri gahunda ni ukuvuga ngo tugiye gusoza ni ukuvuga ngo izi modoka yamaze zifite agaciro ka miliyoni 20 twebwe babiri bamwe bamenya sitime ebyiri ugendeye ko amafaranga baza gusanga turi over 13 zazamutse hejuru miliyoni 30 izi modoka ubwacu turi babiri twaje hajyemo amafaranga n'abafana bacu yaguye izi ngizi ariko twagira ngo izi ngizi zitagisohoka hanze hajya muri karenti zigwe muri sena ukomeje kuri Clapton nibuka mu kanya tuganira yavuye hano atishimiye avuga ko atakiriwe neza nk'umuntu wabaye nomino avuga ko bamwicaje inyuma mu bafana wowe ukurikije serivisi zari zi hano ngo bibonye ute tanto n'ibyo bibazo naje gushina mu imodoka n'ibibazo mba narenze ubu ngubu ntabyo nasubiriza gare ansubiza umuvandimwe ko nishakiye ariko hano nje ndi seri ndi bene Imana Ramazani ntabwo rero njya kuvuga ngo serivisi zatangiwe ahangaha njye nzi ko ari no muri sare buriya ahubwo niwe ubizi byaba byiza ikibazo ni icya Karabutoni baza cy'abanyamakuru icyo ni icya Karabutoni byaba byiza ukimwibarisha wakoze cyane ku bakunzi bamenya